muraho bene data, ndabaramukije cyane. Nongeye gushimira Imana ko mbashije kugaruka kugira ngo tuganire, tubwire n'amagambo meza y'Imana, guhumurizanya. Ndamukije abantu bose aho baherereye, abari iwacu, gukomeza kubasabira ku Mana kugira ngo ibashe kudutabara, abari hirya no hino, abagize ibyago hirya no hino, dutaze kure. Imana ibakomeze, Imana y'amahoro, Imana izihumuriza, ibahumurize muri ibi bihe bigoye tumaze iminsi bituriho, ariko hariho Imana twiringiye kandi abacu tuzobasanga mu ijuru n'iwacu. Rero uyu munsi nifuje kuza kuririmba indirimbo yo kubaramutsa y'urukundo rw'Imana. Nurishije ko irimo amagambo y'Imana, irimo gusenga, irimo no gushima Imana. Turaririmba indirimbo hano mu Gakiza 77, indirimbo imaze iminsi ifasha namwe ibafashe. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi iraba riri muri ino ndirimbo, muyumve neza kandi ibagirire umumaro. Murebe urukundo rukomeye cyane wawe n'Imana ihoraho, wahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba mu ijuru, utugirire ubuntu Mana ihoraho, urugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru, hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba mu ijuru, hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva, Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri isi, tuyibona nk'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka, tuzanezerwa cyane mu ijuru, ari Imana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo mu rukundo, amarira azaba mu ijuru. Haleluya, haleluya. Iyi ndirimbo impamvu yanejeje kugira ngo ze tuyiririmbane, ifite amagambo meza
meza anejeje imitima yacu muri iki gihe kigoye kimeze gutya. Ivensi ya mbere iravuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane Imana yadukunze. Ivensi ikavuga ngo tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo tugeze mu ijuru. Ukuvuga ngo ahantu tuzambikwa ikuzo gusa ni mu ijuru, niho tuzanezerwa tuvuye muri ino si y'imibabaro, tuvuye muri ibi byose bimaze iminsi bitubaho. Icyo gihe tuzambikwa ikuzo ubuzima bwacu bwose. Ibihe bizashira, imyaka niyo yagenda ikaba myinshi cyangwa ikaba mike, imibabaro izashira. Nitugera iwacu mu ijuru tuzambikwa ikuzo. Igice cya kabiri hakavuga ngo utugirire ubuntu Mana ihoraho muri uru rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza tubashe kukumenya Mana. Iryo ni isengesho. Utwoherereze utugirire ubuntu Mana ihoraho, utugirire ubuntu, utugirire imbabazi. Imana iyo yatugiriye imbabazi ibasha kudutabara, ibasha kongera ikatugirira neza. Ngo muri uru rugendo dufite utwoherereze umugisha. Bene data, tubasabiye umugisha w'Imana twebwe twese kugira ngo tubeho. Imana itwoherereze umugisha tubashe kuyimenya. Ni ukuvuga ngo Imana idufashirize abantu batarayimenya babashe kuyimenya. Iri ni isengesho dusenze. Abantu bataramenya Imana babashe kuyimenya, babashe kuyimenya. Ivensi ya gatatu ikavuga ngo sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru. Ngo hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubwo mu ijuru. Muri iki gihe abantu benshi bakunze ubutunzi bwo mu isi. Ubutunzi bwo mu isi buzabushira, uzawimuka rimwe na rimwe ukabusiga, wahunga ukabusiga, warwara ugashira, wahura n'intambara zitandukanye ugashira. Ariko dushaka ubutunzi bwo mu ijuru, nibwo tuzabasha guhemberwa, tuzabana nabwo ibihe byose. Ubutunzi bwo mu ijuru ni ugukorera Imana, ni ugushimira Imana, ni ugufasha abandi, ni ukubana n'abandi amahoro, ni ukugira urukundo, ni ukwihangana. Iriya mirimo yose dukora dukorera abantu nibo tuboneramo Imana. Iyo yose ni ubutunzi bwo mu ijuru. Kandi ufite umugisha, ufite imirimo myiza yambutsa mu ijuru, iyi izabana nawe, ubutunzi bwawe bwimukanwa aho ugiye hose. Imana izahora yibuka imirimo myiza. Hepfo ku murongo wa 4, verse ya 4 akavuga ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Ngo Yesu ubwo yamara kuzuka mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Aha rero niho ruzingiye ubutumwa bwiza bwacu. Ni ukuvuga ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu. Hari abantu babonye Yesu apfa akazuka. Ni amakuru, ni ukuri, ntabwo ari amakuru, ni ukuri. Ni ukuvuga ngo n'aba bacu bahaba bapfa badusize batubabaje gutya bazazuka. Natwe ubwacu tuzazuka, ntituzaba twarapfuye kandi ntituzaba tugihari, tuzahinduka. Tituheranwa n'agahinda, abacu tuzobasanga mu bwami bwo mu ijuru, kandi n'abera baragiye.
Imana izadufasha twebwe twese kugira ngo tuzasange abacu. Aha hepfo akavuga ngo ku murongo wa 5 akavuga ngo no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kuzanesha ibyo byose. Iyi si irimo ibishukanyo byinshi, ibi byose muhamubona bigenda bizunguruka kuri ino si, abantu bagenda ukudakwiriye, ni ibishuko by'iyi si. Ariko tuzirinde kugira ngo tuzaje kubana n'abera. Abera ari badusize, ari abagiye kera, abo tuba dusoma muri Bibiliya. Tuzabona umwami Imana, tuzabona Yesu, azaduhoza amarira tubonye abacu. Mugire ibihe byiza. Bye bye.